Yesi gayizi, mwiriwe neza. Uyu munsi rero tugiye kwigana ku isomo ryo kureba uburyo ushobora kubonamo indirimbo ukoresha muri bagarawundi ya videwo yawe. Iyo bagarawundi nyine urabizi hari ukuntu dukora videwo, twamara gukora videwo bakaza kutubwira ngo twakoze iki, twakoze kopirayiti. Dore ngizi rero indirimbo urazumva. Izi ndirimbo ntabwo birirwa bakubwira ngo ivaho wakoze kopirayiti, oya. Tayari noneho rero kuzibona birasaba iki? Utangire akantu ku kandi, uraza ufungure korome yawe. Tugiye gutangira, uze muri saci, usacingemo pikisi bebi. Ukibona nabyanditse usacinge. Ureze gato, urahita uza aha ngaha harimo akazeru k'icyatsi, kandi hano ngo habanza. Uranyihanganira kuko uyu munsi ntabwo byigeze binkundira ko nkoresha twa dufureshi tugomba kurangira. Noneho urabona ko hano hari muri saci harimo ngo oru imaje. Twebwe tuhita tuza dusikororinga hano handitse homu foru dusikororinga, uzana hano ugere hano handitse muziki cyangwa sawundi ifekiti, biraterwa n'icyo ushaka. Yewe reka nkande hano kuri muziki. Turategerezaho gato bitewe na netiwaka ufite. Tayari urabona ko byaje. Indirimbo ngizi. Kuyidawunirodinga uhitamo iyo wakunze ugahita ukandaho gutya. Ukayitegereza indirimbo ikajya muri telefone yawe, ubundi ukaza gukora iki? Kuyikoresha muri bagarawundi y'indirimbo zawe. Nta kindi bigusaba, ubu ngubu ngewe dore ndadawunirodinze, nawe nuyikenera niko uri bubigenze. Dore zo zirahari. Iyo ushaka ugahitamo biremewe. Ukadawunirodinga, ubundi ukajya muri kapukati nk'ibisanzwe wateguye videwo yawe ugomba gukora, ugashyiramo. Iyi ngiyi rero niyo sitepu ya mbere, ariko hari n'izindi tuzagenda tuziga gake gake. Iyi videwo niba hari icyo ikwigishije